Yes, turi mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga, aho abana babiri b'imyaka 8 hagati y'imyaka 8 bavuga yuko bagize ibonekerwa ku munsi w'ejo, bakabona Bikira Maria asiga bakamubona mu giti mu poto, ariko barimo baravuga amakuru mu buryo butandukanye. Hano mukobona ko amashimwe benshi abantu bari kubyina, abayobozi b'ingabo na polisi baje, umuyobozi w'akarere nawe akaba amaze kuhagera, aho baje kureba kugira ngo ese koko nibonekerwa cyangwa se sibonekerwa. Kuva mu 1981 tuzi neza yuko abanyeshuri batatu babonekewe ubwo bigaga mu ishuri ry'ababikira Ikibeho, kugeza izi saha nta handi babonekerwa twongeye kubona mu Rwanda. Ese nibyo cyangwa sibyo? Mwe murabyemeza mute? Nibyo. Muza kuturekera umwanya ubuyobozi bwa diyoseze buzabyigaho. Muri kumurikira ubuyobozi bwa diyoseze buzabyigaho, noneho twibutse ko tugomba gusubira iwacu mu ngo z'iwacu tukitegura icyumweru. Noneho ibindi muzagenda mubimenya mubitangarizwa nyuma, kuko nk'uko mubizi ibitanda n'ibindi byabereye hano bigomba gusaba ubushishozi. Amabonekerwa y'ikibeho muzima yemejwe nyuma y'imyaka ingahe? Yemejwe nyuma y'imyaka ingahe? 20 irenga 20, sibyo? Twitonde, dushishoze, mwumvire ubuyobozi bwa Kiliziya kandi twumvire n'ubuyobozi bw'umutekano wacu. Kubw'umutekano wacu twumvire izo nzego maze kubabwira, ari za Kiliziya n'iz'igihugu cyacu, kugira ngo uhutaje, sibyo? Murabinyemereye? Murabona harimo abana bato, harimo abagore batwite, harimo abasaza n'abakecuru. Icyo bari butubwire tugikore kuko ni ku neza yacu. Ibindi diyosezi n'ababishinzwe bazabisuzuma, noneho bazababwira ibizakurikiraho. Navuze menshi rero, nubwo butumwa nashaka kubaha kugira ngo twese twakire ubutumwa buratangirwa hano. Murakoze cyane. Uyu ni padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo, akaba amaze gutanga ubutumwa abuhereza abaturage, ababwira ko bagomba gusubira mu ngo zabo kugira ngo habeho ubushishozi. Ese koko nibyo cyangwa? Abakoze umunyamabanga nshingwabikorwa w'imijambo, reka kandi dushimire padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo mu mpanuro aguhaye. Murabibona umutekano wa hano w'aba bantu benshi bari kujya gushungera, bajya gushagara igiti. Umubyeyi agiye afata umwana we ukuboko agakurura, ku byo bigaragara yuko abantu kumva ko atari byo bitari buze koroha na gatoya hano mu murenge wa Gataraga aho turi, dore ko ahangaha ni igihe meya yarafashe umwanya agiye gutangira kuvuga. Niho tugiye kuba kubura.
abana katuvugane nuko umuyobozi wa paruwasi ya Busoga bivuze, padiri mukuru wa paruwasi ya Busoga bivuze, hano turimo abakecuru n'abasaza, hano turimo ababyeyi bafite abana barimo bonsa abana, turimo ababyeyi batwite, ndetse turimo n'abana batoya badafite imbaraga. Ntabwo rero twagira umuvumba ngo haze kubura uwasize ubuzima. Mureke rero twitonde, twakire ubutumwa tubagezaho, mwakire ubutumwa tubagezaho, buri wese atuje ahagaze aho ari neza kugira ngo ataza kugira ugira ikibazo. Niba murabyumva neza, murabyumva neza. Dushingiye ku nama tugiye na padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo, ni byiza ko ibintu byose bigira umurongo bikorwamo. Ibintu kandi bisaba n'iki n'ubushishozi, ibintu birasesengurwa. Ntabwo ikintu kibaho uyu munsi bitemeza ko cyabayeho, cyane cyane mu bintu bijyanye n'imyemerere. Icyo rero tubabwira ni uko mukwiye gutuza, ariko mukanagira n'iki, mukabaza mukagira n'inyabwenge, mukabaza mukareba uko ibintu bibaho. Uyu munsi muri ababyeyi cyangwa se n'abatari ababyeyi, ntabwo ko abana bakura. Nureba umwana wawe mutoya urasanga, cyangwa ukiri umusore urasanga ko ari uburyo umuntu agenda ahindagurika mu buzima bakura. N'igiti rero nacyo cyane cyane biriya biti by'amayideni bigira uburyo bikura bihindura amabara. Urebe no ku mubiri wawe igice kigera ku zuba kikagera ku zuba ko bisa. Ahangaha arimo arababwira ko bagomba gushishoza bakamanza bakareba, abakristo ntibabyemera. Igice kigera ku zuba kigira uburyo kiba gifite uburyo nyine gisa n'igice kitagera ku zuba bibiri. No ku giti kiba gikirere cyangwa n'ibiti muri rusange bigenda bigira imicaza byimaditse ku giti, aho ngaho kiba kimaditse iyo cya kintu kiguyeho usanga hadasa n'ahandi. Igiti kigiye ibyo turagira ngo tubabwiye ko ntabwo bikwiye kubarangaza ngo mwumve ko hari ishusho mwabonye mu kintu, ariko nk'uko padiri bivuze, mureke dukore ubwo bushakashatsi dufatanyije, inzego za diyoseze na za kiliziya zirafatanya n'ubuyobozi bwa leta. Ibyo muvuga ukuri kwabyo tuzakubatangariza. Igihe aka kanya rero ni uko tubasaba mu mutekano, ntawe witaje undi, mugendeye ku mabwiriza inzego z'umutekano, gusubira mu ngo zanyu. Dore tugeze ku isaha ya saa saba, nk'uko mwabivuze, hari abahageze saa 2, hari abahageze saa 3 batari bafata ifunguro. Ikindi kandi mukwiye no kujya mu mirimo yanyu kugira ngo mubashe kubona ibibatunga. Turabasaba rero kubahiriza inama tubaha, mugasubira mu miryango yanyu kandi ntawe witaje undi. Mwamwumvise neza? Mu kanya rero tugiye kubaha umurongo mugenderamo, tugiye gusaba inzego z'umutekano zize zibaha umurongo mugomba kubahiriza, noneho musubire mu ngo zanyu kandi amahoro. Reka
tubashimire ko mwubahiriza inama mugiriwe, reka tubashimire ko mwitonda mwirinda umuvundo kugira ngo yaba umukecuru uri aha ngaha cyangwa umusaza, yaba umubyeyi utwite, yaba umubyeyi uhetse umwana muto, yaba umuntu wese ufite intege nkeya cyangwa n'umwana atagira umurwana cyangwa umubitanzwa, bikaba byamuviramo kuvunika cyangwa se no kugira ibindi bihungabanya ubuzima bwe. Mubyitore mugendere ku nama tugiye kugirwa n'inzego z'umutekano. Murakoze cyane. Meya w'akarere ka Musanze akaba atanze umurongo mugari w'uburyo bakaba bagiye kwakira inzego z'umutekano kugira ngo zitange uburyo aba baturage bateraniye hano bagiye gutahamo cyangwa se bagiye gusubira iwabo mu ngo, dore ko hari abaturutse mu karere ka Rubavu, abaturutse Ngororero, abari baturutse Nyabihu, abari baturutse iyo za Kinigi mu duce tugiye dutandukanye, bose bakaba bakoraniye kuri iki kibuga cya Rwinzovu mu murenge wa Gataraga. Inzego z'umutekano abantu bo ni benshi, nimbabwira ngo ni benshi mwumve ngo ni benshi, noneho kumvisha ko ataribonekerwa nicyo kintu kiri kuza kubagora, bakumva yuko bo buri wese arahagera akakubwira ibye ati nge ndi kumureba ndi kumubona. Aba nibo bana bagize iyerekwa bakabonekerwa na Bikira Mariya hano mu murenge wa Gataraga. Ese ufite imyaka ingahe? Wowe ufite ingahe? Byagenze gute rero? None se ubu turahari uri kumureba Bikira Mariya ubu ngubu uri kumubona? Naho ubu ngubu ko twese tutamubona. Nta kintu mwavuganye? Ibivuga yuko hari inyenyeri wabanje kubona, ninde wabonye inyenyeri? Wiga mu wa kangahe? Mu wa kane. Mwari muri ku ishuri muramubona? Mubona Bikira Mariya na Yesu? Nose ko yarasigaye Yesu. Abenshi ko bari kureba ntibamubone, mwebwe muri kureba gute kugira ngo mubashe kumubona? Aha, wowe byagenze gute rero? Witwa nde? Witwa vuga cyane. Byagenze gute rero? Mwaramibonye? Wabonye Bikira Mariya neza n'amaso yawe ateruye Yesu? Byagenze gute se kugira ngo wemere ko ari we? Wabwiwe n'iki ko ari we? Yari yambaye? None se n'ubu uri kumubona? Wagenda ukamutwereka ko twese turi kureba tukamubura? Wabashe kuba wavana nawe se ngo agire icyo akubwira? Wiga mu wa kangahe? Kugira ngo amakuru amenyekane none haba abantu bose babimenye, byagenze gute, ninde wabibwiye wowe? Mwebwe mwamubonye gusa? Bavuga ngo niwe siwe, inde bavugaga? Subiramo twumve. Baravugaga ngo bari kumureba, abandi bakavuga ngo ntawe bari kureba
noneho ababyeyi bakimara kuza hano ubwo bagiye babibwira iwabo nyine. Aha, hanyuma se harya ngo nta kintu mwavuganye? Uramwibagiwe ngo baravuganye we? Ako gakobwa se twakabona gute mwana? Irakoze. Kiga mu wa kane. Wabyakiriye gute rero kubona ishusho ya Bikira Mariya mukibonanira amaso ku maso? Yari yambaye umudari afite n'akantu kamanuye guca. Wowe usengera he? Arimo Gatolika. Ako kantu kasaga n'ishapure. Ni ishapure cyangwa nta kandi kantu yari yambaye? Ubu na n'ubu uri kugenda hari ukamubona? Okay, urakoze cyane. Ubutumwa abageneye murakoze. Arakoze umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gataraga. Abaturage b'umurenge wa Gataraga muraho neza? Uyu ni meya w'akarere ka Musanze ubwo arimo gusuhuza abaturage abifuriza n'umwaka mushya muhire. Nubwo gitifu yabwiye reka mbaze mbashoboze nanabibwira izina, nitwa Nsengimana Claudien, abandi umuyobozi w'akarere ka Musanze. Mu kanya turaganira. Murakoze. Kristo Yesu akuzwe. Umugera mutagatifu. Nanjye ndagira ngo mbasuhuze mbifurize umwaka mushya muhire. Uyu ni padiri mukuru wa paruwase ya Busogo. Nambaje ni padiri mukuru wa paruwase ya Busogo. Murakoze. Aho neza. Umunyamabanga wa Musenyeri muri Katedrali ya Paruwase ya Ruhengeri. Yego, nitwa Patrick Kasane muri ndahaba ariko mba mu Ruhengeri, ariko muzi ko tumenyeranye maze igihe nkorera ubutumwa inahangaha ku cyumweru. Mboneyeho rero kubifuriza umwaka mushya muhire. Umwaka mushya nibwo bwa mbere ubwo rero mbifurije umwaka mushya muhire, umwaka mushya wituze, w'amahoro, w'umurimo, mbese n'ibindi byiza byose Imana izatugenera. Mugire umunsi mwiza. Barakoze abashyitsi bacu, turagira ngo muri aka kanya tube padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo agire ubutumwa. Padiri mukuru wa paruwasi ya Busogo akaba agiye gutanga ubutumwa kuri imbaga y'abantu ibihumbi bateraniye hano ngaho. Kristo Yesu akuzwe. Ndashimira abayobozi bacu baduhaye ijambo, abenshi nabasanze hano mu gitondo mu masambiri n'igice. Nibyo abandi bahari ni bande? Wari n'abaharaye ni bande? Murakoze. Mwese muri abakristo ba paruwasi ya Busogo se? Hari n'abaturutse hirya no hino? Abaturutse i Busogo ni bande? Abasigaye benshi baturutse hirya no hino.
ubwo bateye ikibazo kibaye ku muriro, ariko mbabwire ko abantu bo ni benshi cyane, amamoto araparitse, abandi baracyakomeje kuza. turagira rero ngo mutuze mwumve ubutumwa bugiye gutangirwa hano, sibyo? Turi hano kubera ineza yanyu, turabifuriza ibyiza, ariko kugira ngo ibyo byiza bishoboke ni uko mugomba gutuza mukumva impanuro zigiye gutangirwa hano. Twahuriye hano muvuga nyine ko hari ibitangaza hano, uri kunyumva? Twahuriye hano mutubwira ko hari ibitangaza muri kubonera hano, sibyo? Hari uwamutaje ukwemera kwanyu? Ntawe. Muratekanye? Ibyo byose tubikesha iki? Imana, nibyo? Ngaho muyihe amajwi. Mwabonye ko Imana irafashwa, sibyo? Mwabonye ko inzego z'umutekano zaje kugira ngo hatagira umuntu uhutazwa. Nabo mubambirira amajwi. Tugashimira rero n'umuyobozi w'akarere kacu ka Musanze, murabona ko nawe ahageze kugira ngo nawe abaganirize, nawe twakongera tukamuha amashyi tumwakira. Mwanyemereye rero ko nta muntu wahutaje ukwemera kwanyu, kandi hano ndibwira ko atari abagatulika gusa bahari, hari n'abo mu yandi madini, sibyo? Twese turatekanye, ariko murabona uko tungana, iri kujya ivaho gatoya, murabona uko tungana, ntabwo byakwemera murabona uko tungana. bakwegera inyuma. Harimo abana batoya, harimo abagore bari konsa, harimo abagore batwite, harimo abasaza n'abakecuru. Bamwe ni mumaze no gusonza, bamwe mumaze no gusonza. Oya, ubwo rero nk'uko mubibona naje nabimenyesheje bwa diyosezi, murabona ko batwohereje n'intumwa kugira ngo irebe ibiri kubera hano, sibyo? Hari abavuga ko babonye ibitangaza, hari abandi twagiye tuganira. Turagira rero ngo twese dutuze, sibyo?